Hello people, I'm greeting you wherever you are and we are here for you. First of all, I'm teacher Poch from Kigali. We are here on Apogee Star University. Please following us on this channel if you are here to study and if you want to know English very well, you are required to be here, please. Let's get started our lesson. Reka mu by'ukuri dutangire isomo ryacu nibyo natangiye mbabwira ko tugiye kubaha isomo ryiza kandi mu cyongereza ndetse n'ikinyarwanda. Let's get started as I have said. Reka dutangire. English, icyongereza. The use of whereas nibyo twavugaga as I have said before ko imikoreshereze y'ijambo whereas ari mu by'ukuri naho. Urugero mu kinyarwanda bagiye gusenga naho wowe wasigaye hano. Urumva rero imikoreshereze y'ijambo whereas in Kinyarwanda is naho. Others are studying whereas you are playing. Abandi barimo kwiga naho wowe urimo gukina. Others are studying whereas you are playing. Abandi bari kwiga naho wowe urimo urakina. I'm going to visit them whereas you don't mind. Ngiye kubasura naho wowe ntacyo bikubwiye cyangwa se ntacyo bigutwaye. I'm going to visit them whereas you don't mind. Ngiye kubasura naho wowe ntacyo bigutwaye. I'm going to pump water whereas they don't mind at all. Ngiye kuvoma amazi naho bo ntacyo bibabwiye cyangwa se naho bo ntacyo bibatwaye. I'm going to pump water whereas they don't mind at all. Ngiye kuvoma amazi naho bo mu by'ukuri ntacyo bibabwiye cyangwa se ntibabyitayeho. I'm going to bed whereas you just want to watch this movie. Ngiye kuryama naho wowe uracyashaka mu by'ukuri kureba iyi filime. I'm going to bed whereas you just want to watch this movie. Ngiye kuryama naho wowe mu by'ukuri uracyashaka kureba iyi filime. I don't like to study whereas Apogee like it. Sinkunda kwiga naho Apogee arabikunda. I don't like to study whereas Apogee like it. Sinkunda mu by'ukuri kwiga naho Apogee we arabikunda. Apogee is gentle whereas Keza is emotionless. Apogee aritonda naho Keza we nta marangamutima agira. When we say emotionless tuba tuvuga ari umuntu utagira emotion cyangwa se umuntu utagira amarangamutima, umuntu utagira ikintu cy'amarangamutima. Apogee is gentle whereas Keza is emotionless. Apogee aritonda naho Keza we ntago agira mu by'ukuri amarangamutima, ntago iby'ubwitonzi abyitayeho. Does it make sense? I hope that this lesson is going to help you in your life. Try to come to visit us on Apogee Star University if you are here to study or if you want to study English very well. See you for the next lesson. Bye bye.